Twongeye kubaha ikaze ku ruhererekane rw'ibiganiro by'amateka y'abatagatifu. Uyu munsi turaganira ku buzima bwa Mutagatifu Apolinari. Mutagatifu Apolinari yizihizwa ku itariki ya 8 Mutarama. Apolinari yari umwepiskopi Hierapolisi ahagana mu 180. Claudi Apolinari yari umwepiskopi wa Hierapolisi muri Furigiya. Ni umwe mu bepiskopi bubahirije cyane Kiliziya mu myaka ya za 200. Icyakora ibyo yanditse n'ibyo bamwanditseho mbere byaratakaye. Hasigaye gusa amagambo amwe n'amwe dusanga mu bitabo bindi by'icyo gihe amusingiza cyane, ku buryo tudashidikanya ko yabaye koko umwepiskopi w'umutagatifu kandi wubahirije rwose Kiliziya. Yarwanyije bitangaje inyigisho z'ibinyoma zari zikomeye mu gihe cye. Yandika ibitabo by'ubuhanga kuko bizivuguruza, yerekanamo ndetse amadini ya gipagani ayo mafuti akomoka. Itotezwa ry'abakristo yari abereye umushumba aho rikomereye cyane, ntiyapfa kubasabira ku Mana. Arahaguruka arababuranira, yandikira umwami ibaruwa ndende yerekanamo ukuri k'ubukristo n'ibinyoma abapagani bahimbira bamwemera. Ati: nyaguhorana ingoma, nta bayoboke ufite baturuta. Amwibutsa uburyo abakristo basabiye ingabo ze zigakira icyorezo cy'amapfa cyendaga kuzirimbura. Nuko abasirikare be b'abakristo bitwaga umutwe w'inkuba Legio Fulminate yigeze kuwukesha gutsinda ababisha bari baguye nabi ingoma ye. Ati: none rero gira impuhwe, unamura icumu ririmbura abayoboke bawe barengana. Ubahe kandi gusenga Imana ukesha ubugingo, ingoma no kuba umwami ukomeye. Umwami yandikiraga ni Mariko Oreri. Bavuga ko iyo baruwa yayishimye cyane, akunamura koko imyaka mike icumu yicishaga abakristo. Naho kandi abapagani b'ibyegera by'umwami bongeye kumurembya, agatanga abakristo bwa kabiri, yanga ko bica Apolinari. Mutagatifu Apolinari arinda asaza akiri ku ntebe ye y'ubwepiskopi bwa Hierapolisi. Yarinze apfa akirengera intama yashinzwe n'Imana, arwanya n'abanzi b'ubukristo adacogora.